shaka ari burero. Hari igihugu ko ari igihe wahageze mbere biragenda bite? Cyangwa tubihindure mba ari igihugu hakaribu? Harabaho guhana karibu kuko ariho wahageze mbere ariko sinawe wateguye. Ubu ni nkaho uri iwanjye. Okay, nta kibazo ubwo duhanye karibu. Ko wari ugiye gutinda se byakugendekeye bite? Cyakora nabonye umukobwa wubahiriza gahunda pe. Keretse hari ikindi kibazo cyambayeho kidasanzwe, ariko kubahiriza igihe biba ari intego kuri njyewe. Ni byiza rwose. Ariko wambaye neza by the way. Merci. Nuko nzabivuga nkaruha kuko kwambara neza wabigize ingeso. Nukuri sinibeshye. Umukobwa nashakaga yari ameze nkawe. Uvugishije ukuri kri? Ukuri kwambaye ubusa. Imico, imyitwarire n'imigirire nashakaga ku mukobwa tuzabana yose urayujuje. Sha so kukwigana ariko nanjye umusore nasengeye numeze nkawe pe. Nabaye umuhamya ko iyo umuntu asenze Imana imusubiza pe. Niyo waba umbeshye amagambo nkaya ntacyo yabatwaye. Shiri, mu byo ntashobora no kukubeshya birimo. Buri gihe nsenga Imana guha umugisha urukundo rwacu, irurindi gisitaza icyo ari cyo cyose. Ubusi gisitaza cyava heyagi. Ahubwo vuba aha ndatangira kukwereka inshuti n'abavandimwe mbabwire ko twenda gukora umuryango. Ubwo si izo nshuti zawe na bene wanyu nihatagira abanyishimira nabwo uzakomeza unkunde? None se ko nzaba ngiye kubereka uwo nkunda, nzaba ngiye kubasaba uburenganzira bwo kugukunda. Ariko hari igihe umusore ajyana umukobwa iwabo ugasanga ababyeyi ntibishimiye umukazana bazaniye. Ibyo se ni ikibazo cyanjye yagi. Njyewe naragukunze. Icyo nzaba ngiye gukora ni ukubereka uwo nakunze. Urumva rero utazabyishimira azashaka uwo akunda nawe amugira umugore we. Yewe hahirwa ngewe kwifitiyeho umugabo pe. Nanjye nasumbije abasore bose umugisha, negukana Agnes umukobwa w'imico n'uburanga. Yabaga byashobokaga banguteruye ukabona uko nkwishimiye. Yewe nanjye nabyishimira cyane nuko aho turi nyine hatabitwemerera. Ubundi se kuki ukibana na mukecuru wage? Uzwi yabaga wibanaga ntagusura buri munsi. Kwibana ni byiza ariko ni na bibi cyane. Kubana n'ababyeyi byandenze abasore batesha umutwe kuko nari nkeneye kuzahura n'umusore umusa na Chris. None se ngiye ngutumye ukajya uza kunyisurira ntiwabyemera? Narinje kureba mama mpita mbona moto ya boss iraparitse nsa n'uhagaze gato ngo mubanze muvugane ntabarogoye. Nise ubwo kuki udasuje Chris we? None se ntituba twirangwe mu kazi mabuja? Ngaho rero ngo bigenze bite se kandi kutangiye kunyitanya kubuja? None se utaba mabuja nturi mukadatabuja? Umva ko unsabiye gucibwa igihanga ntarara. Ariko shyaka rwose kuki se ntagusabira kuzamurwa mu ntera musaza wanjye? Ako gana ahubwo ni keza cyane. Hanyuma se amakuru? Sha amakuru ni meza. Ndavuga ya nyine yo ku muyobozi wanjye. Ngiye uzi ko mbere nari nzi ko ari ukwihura bisanzwe ngo muvugane kukiriya club y'urubyiruko. Ariko n'ubundi niho byatangiriye pe. Tugenda tuganira birushijeho, dutangira kujya tubwirana amabanga, birangira rero dukundanye. Urangije urabimpisha kugeza hari titere urinze kubinyibwirira. Ariko shashya kandi ukuri soko biguhisha pe. Ahubwo numvaga ntarabyizera neza. Ibyo nkavuga nti sinatangira kwasasa ibintu bitarafata umurongo muzima. Cyakora kuko ufite ukuri. Si byiza kwamamaza ibintu utarizera neza kuko iyo bipfuye abantu baraguhindukirana bakaguseka. Yewe nicyo natinyaga pe. Ubu rero aho bigeze maze kubona ko rwose Chris ari umwana mwiza ntari birye. Gusa n'ubundi ni ukwitonda mugakundana ariko ukagira n'amakenga. Icyo mvuga cyane cyane ni ukwirinda kuryamana nawe mutaramara gufata umwanzuro wa nyuma. Ariko si ungenda umwana koko shyaka? Nturi umwana ariko nyine ashobora kugira aricyo akagutera inda ukawutuzanira umwana wa kabiri nawe akakubera semana.